Muraho neza abakunzi ba Iyungure Big TV, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe, mbashimiye ko dukomeje kubana, nawe niba uri mushya tuguhaye karibu. Duheruka mu gice cyacu gitaha, Karirosi yacikanye bagira amata, ese byagenze bite? Tubane. Bruno yaragarutse adushakisha ahantu hose, twari twicaye muri resitora ariko ntiyatubona. Yabajije abantu bose bari bari aho ngaho ariko babura n'umwe umubwira ko yatubonye dusohoka. Yakoresheje uko ashoboye kugira ngo atubone ariko aratubura. Yatekereje ko dushobora kuba twatashye, yafashe imodoka asubira mu rugo. Yagezeyo asangayo mama we. Yaramubwiye ati mama, gira amata n'umuryango we baba batashye bageze aha. Yaramusubije ati oya, ntimwajyanye se? Yaramubwiye ati mama, twajyanye ariko ubwo naganiraga na Sandra nagarutse ndababura. Nabashakishije ahantu hose, mbaza abantu bose ariko ntawe wigeze ambwira ko yababonye. Mama aramubwira ati se none ko mbona biguhangayikishije, ntibashobora kuba bagiye n'ahandi hantu cyangwa bakaba bagira n'undi bajyana baganira? Aramubwira ati se urumva bishoboka? Bagenda bose nasigare n'umwe, ese kuki yagenda ntambwire ko agiye? Bruno yaramubwiye ati mama, urabizi Karirosi yabacikanye. Mama yaramubwiye ati ariko nawe ntugakabye, yabacikanye bajyana hehe? Aramubwira ati ejo Karirosi yansabye amafaranga kandi menshi, ambwira ko ashaka kujya hanze, kandi banki yampaye message imbwira ko amafaranga yavuye kuri konti yanjye. Yaravuze ati ahubwo mama, ndagiye nta mwanya wo guta, ngiye ku kibuga cy'indege nshobora gusanga bataragenda. Hanyuma mama yavuze ati ariko urajya, akivuga gutyo yari yagiye, yari yazanye none inshuti ye yitwa Ricardo, barajyanye bagirana ku kibuga cy'indege. Basabye abakozi bo ku kibuga cy'indege ko babashakira uwo muntu niba yaba yafashe indege, ariko baramwangiye bababwira ko nta burenganzira bafite bwo gutanga amakuru y'umukiriya. Akomeza abahendahenda, abereka attestation de mariage, arababwira ati uyu ni umugore wanjye, ni ikibazo cy'ishimutwa, ndabinginze mumfashe. Bageze aho baramufasha ariko bitinze, barareba basanga nta mukiriya witwa gutyo wigeze ufata indege yabo, bamubwira ko ntawe uhari. Barasohotse ariko aganira na Ricardo, baramubwira ati se baba bagiye? Ricardo yaramubwiye ati birashoboka ko bakoresheje umuhanda kuko bibwiraga ko natwe dushobora guhita tuza hano kubashaka. Hanyuma Bruno yaravuze ati ariko se kuki igira amata yankorera ibi bintu, ko nari nemeye kumuha divorce, amukorera ibyo ashaka, ni iyihe mpamvu? Ricardo yaramubwiye ati tuza dusubire mu rugo, wenda ashobora kuba bamenya amakuru. Bafashe imodoka basubira mu rugo. Bagezeyo mama we yarababonye, arababwira ati muramubonye? Aravuga ati oya mama, batubwiye ko nta nubwo yigeze agera ku kibuga. Mama we yaravuze ati ariko si ibi bintu ni ibiki noneho? Bruno yaravuze ati murabizi, ngiye guhamagara polisi. Mama we atugize ngo iki? Polisi y'iki? Aravuga ati ngiye guhamagara polisi nyimenyeshe ko Karirosi yashimuse abantu, bityo badufashe ko bashaka. Mama yaravuze ati sigaho, ibyo bintu ntiwabikora kuko nta kuri ufite ku ibintu uvuga. Yaramubwiye ati mama, hari icyo utazi ntigeze nkubwira. Ntabwo nigeze nshakana nagira amata, sinamuzi, nta hantu na hamwe nahuye nawe. Mama we ati ibyo bishoboka bite? Ati ibyo byose byateguwe n'umuhungu wa Karirosi. Mama we ati kugira ngo bigende bite? Bruno ati kuva kera urabizi neza ko ntumvikanaga na Karirosi, warabirebaga n'amaso yawe. Yateguye kuzanyica, ashaka umugore mu izina ryanjye kugira ngo umunsi nzaba napfuye ibyanjye byose bizitwa ibyo. Mama we ati ugize? Ati nuko bimeze mama. Aravuga ati ariko Bruno, ibyo bintu wabikuye he? Bruno ati nabibwiye nagira amata kandi narabyemeye. Mama we ati ntibishoboka,
ntabwo ushobora gufata ibintu ngo ubyemere gutyo gusa usenye umuryango nubatse bingoye njye na papa wawe hejuru y'umukobwa utazi yava n'iyajya. Brina ati mama urakoze ariko hari umunsi umwe nzakwereka umuhungu wawe wa nyawe Karirosi, kandi uwo munsi nzaza nkuzaniye ibimenyetso ibyo uzaganira nabyo. Yese yikubita aragenda. Hanyuma mama we yaricaye ariruhutsa aravuga ati ariko mana ko narize abana neza, ko nabaye uburere bukwiye, ko ntacyo bamburanye, ni iki gituma ibintu bikomeza kuzamba? Karirosi yakomeje agenda atwara bagira amata mu muhanda, ariko mama wabo yari akomeje kuremba, bakomeza gufata urugendo rurerure ko bakoresheje umuhanda. Hanyuma y'ibyo Ricardo yasanze Brina aramubwira ati ariko mama wawe arahangayitse, ntiwakabaye umubwira kuriya. Brina aramubwira ati reka mama ntaba ashaka kumva ukuri, kuko urukundo rw'umubyeyi ruruta kure cyane ibyo wamubwira ko umwana akunda. Hanyuma Ricardo yaramubwiye ati ihangane ugenze ibintu gake, kuko nawe ntabwo uramenya neza ukuri kw'ibi bintu. Ushobora kumushinja ibintu byinshi wajya kubona ukabona baragarutse. Brina ati siko mbyizera. Hanyuma y'ibyo natwe aho twari turi twagiye iminsi 2, urugendo rwari rurerure cyane, twari tunaniwe ku rwego rwo hejuru. Hanyuma mama yakomeje kuremba, akomeza ataka cyane, twafashe umwanzuro wo gusubira inyuma kujya gushaka ibitaro twamuvuzaho. Twarakomeje ariko naho hari kure, kuko twari tugeze kure yabyo. Mama yakomeje gutaka cyane, twaragiye tugera kwa muganga. Muganga yahise amwakira byihuse ko yabonaga yarembye cyane. Hanyuma y'iminota 30 muganga yaragarutse, ariko ubona nyine atishimye. Twamubajije uko bigenze, aratubwira ati mwe mwihanganye mutegereze, ati mama wanyu ameze nabi. Twagize ubwoba, numva muri njye ngize ikintu cy'ubwoba cyinshi cyane. Hanyuma bigeze nka nyuma y'amasaha 2 muganga yaragarutse arahagarara tureba. Hanyuma yaratubwiye ati mwihangane, mama wanyu ashizemo umwuka. Ndagushimiye ko wabanye natwe, ntucikwe n'igice gikurikira.